Ese murugo bazi kutwita? Shame ibiko wenda batabizi kereka bareba imbuga nkoranyambaga. Watwaye inda wabiteguye cyane kwa muravuga ngo nacitswe. Wapi nanabishakaga kubyara ariko. Wowe n'umugabo wawe kwa muganga. Babayitishemo uboneza urubyaro. Wasaba umugabo wawe kuboneza urubyaro? Uki ntabimusaba. Ko mumeze fresh sana aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino kwisi udukurikirana ari mu gitondo cyangwa se bwije cyangwa se ku gicamunsi. Ibi byose bishoboka bitewe nawe werereye kwisi dutuye ibifite ibihe bitandukanye. Nitwa Patrick the Entertainer. Welcome to the show. Wakoze cyane guhitamo kureba ibiganiro bya Yawe TV n'undi ukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi mu munsi kuri stories zitandukanye. Kamaze mwibutse ko turi kumwe na website ya yawetv.com. Yongeye igufasha kumenya amakuru ikintu cyambere n'amakuru kamenya ibivugwa hirya no hino kwisi, kamenya ibigezweho mu ngeri zitandukanye muri cinema, muri entertainment, muri politike muri rusange, ukamenya amakuru abavugwa mu byamamare bitandukanye. Kamanze nongere mwibutse kandi ko turi kumwe na Bodymax Fitness. Wifuza gukora imyitozo ijyanye n'umubiri wawe, wifuza kugabanya ibiro, kubyongera, byose uratugana. Dufite gym nziza cyane, sauna and massage, swimming pool kwa bikundira koga. Dorereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe, winjiye muri Hilltop kati ibumoso bwawe ubugeze kuri Bodymax Fitness, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 35 41. Nitwa Patrick nabikubwiye. Nkuko mubibona kuri kamera zanyu turi kumwe n'umwari. Hola. Amatri wajumba barira ko. Meze bite se? Hola. Meze mute. Meze neza. Amakuru se mubyeyi? Mubyeyi nawe bimeze. Ese naga mubyeyi umuntu atwite naga witegura ko umubyeyi. Use kuko nawe yabimenye ute? Ayibonye rega ndareba ngo uratwite. Igo. Amakuru se? Shana negenye kuko kana karimo. Akana karimo. Amakuru kise? Gaho. Shawa mugashaka bese. Bintu nayenzi ko bitari seriye ariko indirimo. Iki kitari seriye se? Ikindirimo koko. Amakuru ni meze Patrick. Ugejeje ameza ngaho. Meze se yiki. Nago sutwite? Ndatwite rose kuba ntwite. Uragira ngo bandogere umwana. Weze ko ko warabivuze byose si kimwe. Hola. Tugize ameza y'iduma. Abiri. Kagiyemo. Umeze neza se? Ashaka. Yitwa Diane cyangwa warahindura? Uri kubona iki? Yitwa Diane cyangwa warahindura? Ntabwo ndahindura nuko. Ndacyari Diane mu minsi mike. Mu mezi ya mbere umuntu wagifite intege nkeya yatwite. Biragaragara kabisa. Yego. Maze basi sorry. Na swaga na vibe bya bintu binari nkuzeho wapi ko byarasi kweri. Twita si ikintu. Ni atari we. Rese umugabo w'amakuru cy'imusiga amameza gute musigaye mu bana bimeze bite? Story yawe imeze gute? Ameze neza. Suragira mu meneshi n'amabanga yose ngubwire mbe dusigaye tubana aho ya. Ntago turi abana ariko vuba. Abana. Ipanga. Murategura ubukwe bimeze bite? Tuzajya mu rukiko. Mu rugo baramuzi? Cyane. So bayoberwa umukwe wabo. Ese mu rugo bazi kutwita? Shame ibiko wenda batabizi kereka bareba imbuga nkoranyambaga. Babimenye se byagenda bite? Nyamuneka ahubwo ntubaneza. Babimenye byagenda bite? Tuvuze. Nta kintu bangira ko ndi umuntu mukuru kandi uzi kwifatira ibyemezo mu buzima. Watwaye inda wabiteguye cyane kwa muravuga ngo nacitswe. Wapi nanabishakaga kubyara ariko. Warabishakaga? Iki cyatumye uhitamo kuba wabyarana uriya musore nyuma y'abandi bose mwagiye mukundana? Kubera ko namukundaga. Nyuma y'abandi mwagiye mukundana kandi ngo baramemukiye kuri no shuro noneho witangiye umuntu. Bya bindi wemeye kumubyarira? Nemeye kumubyarira kuko nyine mukunda. Patri uri kundeba iki kwe? Ngo yo. Amana suzamwita ngo cyahise ni muri ayo. Ngendi sese. Ese umubyeyi we nagaje. Umubyeyi w'umumama nagaje ari mu kwita umwana. Twabiganiriyeho asheri nawe wari uzita umwana. Izina rimwe ni irya sheri irindi ni irya famille. Mwana afite bafite amazina atatu. Rimwe ni irya sheri irindi ni irya famille. Ko wabura rimwe se? Iwabo ni wacu. Ko mwahinda koko. Mwari mumaranye sigiye kingana iki? Kinini. Mukundana. Imyaka nk'ibiri n'igice hafi 3. Atandukaniye n'abandi mwagiye mukundana mu gatandukana? Ura rero ugiye kumbaza ngo atandukaniye n'abandi byancanga. Gusa itandukaniro ririmo nuko ari umuntu nkunda. Abandi ntabwo bakundaga se?
sinzi nshobora kuba narabakundaga ariko ntabakunda nk'uko we mukunda. wa mugani wawe kujya kuryamana n'umuntu babigeze ku ruhe rwego rw'urukundo? Babigeze kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo nyine uramukunda wumva ntacyo utakora kubwe. Kuko iyo wemeye kuba wavuga ngo ubyarire umuntu nta kindi kintu kiba gisigaye mu rukundo. Nta kindi kiba gisigaye rero akabati noneho mukemera kuryamana nta n'agakingirizo mukoresha mwari mwaripimishe se byari bimeze bite? We ubwenge tuzi ntabwo butwemerera kuryamana tutipimishije. Ubwenge muzi tuzi nyine mwaragiye kwa muganga? Samba barira patri ashawe shayize n'amano no kwicara byananiye. Afazari utamuzaza n'agakeka ugikora uryama ndikuvunika. Muravunika? Shande kuvunika mani biri se. No kubera inda se no kubera ni inda guciye intege? Sha byashoboka. Nagaseseme Ese ukimenya ko twite wari wasubira kwa muganga? Ese sinipimisha we. N'umugabo murajyana se? Tuba tugomba kujyana kamera. Ese ubwo mujyana nkande kandi mutabana? Umugabo wanjye mutabana. Cyambere se uko yemera umwana we se. Ubuse ntaba bana birirwa batemana bicana bagira gute? Mwebwe se mufitiye garanti yuko ibyo bitazaba? Kubera Imana dufite icyizere kubera Imana. Umugabo kandi buri ikintu cyose kiba kubw'impamvu runaka. Ni impamvu imwe mu mpamvu yatumye utwita niye? Ko nabishakaga nta yindi. Umuntu ntabwo atwita atabishaka se? Simbizi wenda ukuntu nabigusobanurira ariko umuntu wese agira amahame ye n'ibyo agenderaho. Wenda abandi hari igihe utwita kubw'impanuka wakoze ikintu wenda utatekereje neza ariko ngende twebwe twe twabitekerejeho. Nyine twiganirire. Umuntu ashobora gutwita by'impanuka? ngo nabikoze ngo nabishaka ibyo bintu so byemera? Ndabyemera ko biba. Oya ntawe ugushuka ahubwo ushobora kubikora utazi ikiri buvemo. Ugasanga byanze. Kubikora utazi ikiri buvemo ubwo no kuvuga? Urugero ushobora kubikora wanyweye. Wasinze. Ukibagirwa gukoresha kondomu atari uko zitanahari. Ushobora kubikora wenda uvuga uti sindi mu gihe cy'uburumbuke. Ugasanga wibeshya iminsi. Ese ubwo utabishakaga? Patri waretse kumbaza amagambo menshi yerekeranye n'ibintu. Yego. Cyangwa inzoga se? Ngewe? Cyangwa aho twitiye wese uzireka? Inzoga utwite we. Ubwo uzajya kunywa inzoga wabyaye cyangwa uziretse burundu? Shapi naraziretse nanazibuzwe niyo mbonye n'ahantu ziri gutambuka ndaruka ngenda gupfa. Reka. Iyi nda yawe waratwituhurwa inzoga? Eze ngo n'ikindi cyakubaye warazireka. Oya sibye ko n'ubundi ntago niyo naba ntarazihuzwe ntago nanywa inzoga ntwite. Inda bimwe mu bintu yakubujije se nibihe uretse inzoga? Isukari. Ubu ntabwo kinywa isukari? Kare. Kamukarusa. Gusa wanywa mu karita rimwe isukari mbwiza ukuri. Aburi kumwe umuravumba ariko byari tukajya gushaka karavumba. Ukakavuguta neza ukagotomera. Byaba nta kintu byaba bitwaye buriya. Ndeba uko we. Isukari n'inzoga ibiryo se? Shaka kurya byo rwose. Sibona ko nananutse we. Kurya byarakunaniye? Shaka kurya byaranze ariko singa bimwe byandimbati ngo byarakunaniye. Ni ibihe biryo se wahuzwe cyane? Agafiriti, akaburushete. Reka. Uri mabugura. Ibyo byose nakunda guhuza. Ahubwo urapfuye karabaye. Inzoga irakunaniye burushete irakunaniye. N'ifiriti uyishyireho urumva? N'ifiriti. Noneho ngo mbonye mayoneze. Yewe harashya koko. Reka. Bigenda bite se atari kweri. Bigenda gute se nyine n'ibindi? Nibyo. Ununzwe n'akajumba. Cyangwa akanongo. Wekenya akajumba we. Akanongo se? Oya. Ntabwo ndagera kuri urwo rwego sinzi ko nabyo bizaza. Nibyo. Sumba muri guseka iki we. Muri kumeresha amabanga yose mukaza museka. Agahurwa n'umugabo we. Ibibazo bikubayeho. Byabwo mba numva mushaka cyane kumubona. Ese wagiye mukibanira buri kimwe mu bana? Sha tuzaba tubana. Ese ni ikintu kibaye cyane. Nyine ndamuhamagara mugatisha ndashaka kukubona akaza nyine nkamubona kongera akagenda. Cyangwa nkajya kumureba iyo turi. Ariko hari ibintu abantu bakuru bajyaga bita ngo gukurakuza. Ujya kumureba agakurakuza. Kareka. Utekereza nabi shaho. Ese ibyo ntabwo bizi ko bibaho?
nimba binabaho njye ntabwo biratangira kumbaho rero. biba ryarise Shaho se ko ntabyo nzi Patrick wamba ese ko uvuze ngo ntabwo biratangira kubaho wagira ngo wenda maybe kazatangira kubikora tubana ko ntabwo nzabyara tutarabana. Okay, nizo plan mufite. Kuzabyara mwarabanye. Ibyo nako mvuze nawe wajyaga byumva. Ibyo se ari umunyarwanda utajya byumva ahubwo. Wabutuye hewe. Wabutuye. Umugabo wari w'inzozi zawe utekereza ko ari uriya? Niko nizera kuko nyine ari we turi kumwe. Ni nk'iki wumva cyawe tandukanye? Shana kanya. Ni kosa nyine yagukora ko uti nubwo mutwitiye umwana ariko kuri no shuro utihoyo. Shamaze basi maze wapi ntago ndakibona. Reka. Ni intungane. Oya? Ye baba we si intungane ahubwo ngira umutima ukomeye. Nawe arabugira twese tugira imitima ikomeye ko tubasha wenda kwihanganira buri umwe amakosa y'undi n'undi amakosa y'undi. Ugira umutima ukomeye. None se cyambere ngira amafuti. Nawe arayagira. Mwese muri abanyamafuti. Yego. Ako nyine tumenye uko tukemura. Gusa abantu bahorera abanyamafuti bose bivamora. Cyangwa ahubwo niba umwe ari umunyamafuti biba bisaba ko umwe aba atari umunyamafuti. Undi bavuga ngo niba mu rugo niba umuntu azamutse undi aca bugufi. Nyine wenda mwirinda gukabya sibyo. Nimba vuze ntago ndi wite nsara ngo mwanuke. Numva ko ibintu byacitse hahiye nyine oya. Wenda ndatuza. Nanjye ejo wenda nkora amakosa. Nayabona ko ari amakosa. Ambabarire nyine. Nuko nyine. Mugurizanye. None. Uyu munsi nakora amakosa umubabarire. Ejo nawe nakora ndi nawe umubabarire. Ya mu buzima babamo kumvikana no kubabarirana. Ko mutababariranye ntago mwabana. Kandi ujya wumva ibintu bajya bavuga ngo ntazibanye zidakomanya amahembe. Nyuma ya kagahinda kose wagiye uhura nako mu nkundo ubonye uwo wakwitangira. Ndibuka ko wajya gutubwira tugiye nakwitangira umuntu rwose byanyabyo mukunda. Iyi ntega nayo wayitangira. Fo. Ni nk'iki wakora wumva cyakubuza ubuzima kubera uyu mutipe mukundana? Bitewe nuko wenda mutwitiye. Hari byinshi ntakora. Bimwe wenda najyaga mvuga ngo ubonye imodoka igiye kumugonga. Ndakumva. Ntago kuri aka kanya situation ndi. Yanyemerera kubona ahita njya mu modoka ngingonge. Kubera ko ubuzima mfite ubuzima bwanjye n'ubundi muntu. Sibyo? Baranza rero nshobora kubanza nkatekisa batise. Twese turapfa turi babiri. Ariko we napfa ari umwe agahinda tuzagasigarana njye n'umwana wanjye. Tubabare. Ariko noneho nkita ntekereza agahinda we azasigarana ko kubura abantu babiri. Iyo mpamvu rero nkubwira ngo ubu hari byinshi ntakora wenda aka kanya. Kuko hari icyo rero byane byo kwanga wakitangira umuntu byarobwana. Hoya ntago byarobwana. Niba hajemo umuntu utwituka ubihinduye byarobwana nyine wari utarakura. Hoya ubu mfite ubuzima bw'abantu babiri ubwanjye n'ubwundi uri mundo. Ntago rero ibyo bavuga ngo byarobwana hoya. Ahubwo banze utekereza uvuga Kirage se wajya kubivuga ibyo bitekereza. Oya ntago najyaga mbitekereza nyine kuko byari bitara. Nyine bwarobwana. Ntago byarobwana. Ahubwo ugomba gutekereza kuri kote ebyiri. Icyo gihe wazitekerezagaho? Icyo gihe nyine kuko nta cyari cyakaba. Nyine nibwo impamvu nyine wari umwana. Wabaye umubyeyi tuhindura ibitekerezo. Yego nyine. Ubu wamureka ikamwanura. Nkarira cyane pe. Niwe uheruka kurira ryari? Buri munsi ndarira. N'uyu munsi warize? Ahubwo mbaza igituma ndira. Icyo nagiye kubaza. Kurezwa n'iki? Nabwo nanarira. Bakora kurezwa n'iki se? Yewe. Si ubwo bwenge bwo kurira ubona mufite Patrick. Nyine narira wenda ndakajwe n'ikintu runaka cyangwa ari ikintu runaka kimbayeho gitumye ndira. Ya. Kandi tubwiye ngo buri munsi urarira watubeshyaga se? Ushobora kurira nyine maybe ko. Ikintu gikunda gukuriza cyane ni iki? Muri iyi minsi sigaye indwara mu nda cyane hakanye nkumva ngiye gupfa. Shamarira kaza pe kubera uburibwe. None urwaye mu nda suri bujye no kwa muganga ngo baguhe imiti unywe. Wapi. Mane ko kwifata bikanga kwiyangana bikanga ukumva nyine. Ukarira. Ngo shankarira nukuri. Yurize sohozwa n'iki? Ndihoza nyine birashira uburibwe bwagenda bushira nkagenda nanjye ntuzi. Bibara akiryo birashira. Sha wapi sakiryo maze. Nukuri. Ubusuri murarya iki? Kibyo wakundaga byakunaniye. Agashikarete we.
ndirirwa mpekenya shikarete umunsi ugashira undi ukagaruka reka shikarete ikijumba enda ko mbona yakuguye nabira sha sinzi pe ese mu rugo utekereza ko niba bimenya mutarabana bizagenda bite nta kintu bankora baziyakira none se reka nkubaza warabahombeye nta kundi babyakira ntabwo nigeze mbahombera uriya igihe wavuga ngo wahombeye umuntu ntiyagiye ukoze ikintu udafite ibitekerezo ukanagikora ku muntu utishimiye yego sibyo nimba dufite gahunda yo kubana nta kibazo mbibona sibyo nimba ari n'izo nkwano yagenda akazi naziba hano ubwo bwo bukaba ese umugabo akorera ati iyo witwararika mpaka mubanye abasore b'iyi minsi ko bahinduka ejo n'ejo bundi anahindutse shira agiye kujya hanze kandi agasiga nyine narabyaye agiye kujya hanze mu biki ni iby'akazi nyine arashaka rero ko asiga dufitanye umwana twaranasezeranye azajya warabyaye ubwo rero nabiganirijeho famiye numva ntabwo ibishaka ese umuntu ugiye kugenda gute nzasigara umurindiriye gute mfata icyemezo turavuga ati reka tubiganireho twibyare ntakundi ati ntabwo usigaye ajya hanze akishakira undi mugore azagenda n'ubundi ubwo azaba atari uwanjye nyine washaka undi se oya ubwo naba nzi ko hari uwo ntegereje ntabwo ngiye nashaka undi muntu uramutse umenya amakuru y'uko yashatse aho ngaho yagiye kereka mfite gihamya 100% zibinyemeza wakora iki icyo nakora ni ikindi se ni iki se nakiyakira ugashaka undi wakiyakira ugashaka undi oya ntabwo nashaka undi nabanza ngatuza nkareba aho ikirere cyerekera ikirere kinagera ariko nanashaka n'undi nta n'ibirenze birimo tu nta muntu ukamara simbivuze icokera ndabajije hari umuntu ukamara se Sheri Patrick niko yabaye nawe uramuzi hari umuntu ukamara ese umuniga yari wakangaye mukundanye wa gatatu yari wa gatatu babiri ba mbere se ujya ubakumbura happy suga wowe wakumbura Nokia ifite iPhone biterwa na karita Nokia yari ifite hari Nokia yari game zabagamo zitaba muri iPhone yego maze wapi maze Sony nitabihu gato sori gatoya ndi mu kiganiro Nokia ntago uzi serivisi yagiraga iPhone itagira sha nubwo iPhone irushya ariko ni telefone ariko icyo gihe cya Nokia bamenye ko nayo yari igezweho Nokia ni yari irenze se abantu bose baga bayifite abantu bose baga bayifite se ikintu cyose n'igihe cyacyo uvuze ko nyuma ya iPhone ashobora kuzaza ikindi kirenze cyane ese isi kwihindagurika buri kanya nubwo yumva ubutumwa bumugeneye yabwo na za Nokia zaraje ziragenda niba na za Nokia zaraje zikagenda azatekereza ko iPhone izahoraho abanyamakuru arabazi ko ubuteranyi bwanyu ntabwo ibyo ngibyo yabyita nega amatwasha iyo umukumbuye se ukora iki amuhamagara cyangwa nkajya kumureba so wowe ukumbuye umuntu ufite ubushobozi bwo kugira icyo ukora wakora iki ujya kumureba iyo mu wese n'iki kintu mubwira yego ko tuvugana ibintu byinshi cyane ni iki kintu akunda gukora ukunda se ni iki kintu akunda gukora ukunda sha nta karita ajya ntekera agaki akareti we yagoye agora gutegera akareti ayiwe ugiye kubyara aha ndi kubise baturi bazo rakabya n'ukuri ego nta kareta ajya gutekera ngo sha wese ni iki kintu ujya ukunda kumukorera wowe ni iki kintu ujya ukunda kumukorera ikintu njya nkunda kumukorera sha kumukorera byinshi ndabyibuka buriya ariko nanjye nkunda kumutekera ni time ugize kumusura ukamutekera abandi bantu Alexandre sha siko yitwanje yego uba warambwiye benshi yaragiyemo nekereza kuki sari uhise ukubita umusaza nawe y'iki kiganiro azabimenye ko wambwiye benshi urumva niba nanabyibuka neza akaba atari Alexandre ubwo ahita amenya ukuri
maze uri kuduteranya n'ukuri. Ni ikihe kinyoma wamubeshye? Yezu we. Ni ikihe kinyoma wamubeshye uvuga uti shaje nakimeshya ko se nayo mbigambira wenda n'impamvu runaka? Nyine subwo nkubwire mu kimwe. Nta kintu nzi cyo. Ya. Ni ikihe kintu wamubeshye? Birahari nyine nagiye mubeshye. Nka kimwe tu. Nka kimwe uvuga uti namubeshye. Ndagamba warire wenda. Ari ikiganiro azamba warire. Oya ntabwo ndi bushyire ku karubanda ariko nawe arabizi ko mujya mubeshya. Biganiriyeho. Arambwira ati sheri nta kibazo ndakubabariye. Ako gusa nyine ambabarire. Ambabarire kuri buri kinyoma cyose azi nyine twagiye tuganiraho mubwira. Gaho uti ndamubeshya ariko umbabarire. Patiri ndashaka kwitahira. Rega famille. Mbese nabireka njye kuryama we. Ya basi reka naye. Mbese gushikarete imana igihe kingana iki? Ndagahekenya nk'isaha we. Ongera ngashyiramo akandi. Ukajya gashyiramo akandi? Mbese ubwo buzatuma umwana abona intungamubiri zuzuye kandi utarya? Sha rigiye nyine shira ngo uri n'imbuto. Nyine ndarya. Ndarya nyine ariko ntago ndi kubikunda cyane muri iyi minsi. Ntabwo urimo ukunda kurya? Ubu mufise umwana bitazamugiraho ingaruka urumva azakura yujuje azavuka adashyize kubera ko utariye ugasebya Alexandre. Wabasha gusebya Alexandre? Shahoye pe ntacyo adakora. Agufasha iki se? Nicyo atamfasha azahubwo amfasha byinshi. Nk'ibiki se? Subwo ibintu byose amfasha mbikubwire mpera ko. Ntabwo ari ngombwa utubwire byose urakubwira bimwe muri byo. Aho ukora by'ibirenge. Ushobora kuncira inzara ihiko. Ibintu byinshi. Kuki uvuze ibirenge se? Kuki uvuze ngo ukora by'ibirenge? Bari cyo kintu cya mbere. Ntabwo yanakuhagira se? Byananyoza none se nanzi simu. Kuki usubise uvuga ibirenge? Nuko ari byo by'ingenzi cyane nzi akunda kunywa. Yemfashwe nka bebe we. Yarimo nko kukuhagira n'iki gice atinda hose yagezeho. Ku birenge wowe hani. Patiri nagiye none mvuye mu kiganiro. Yakwagira se n'ibintu birenze. Ugatumemena amabanga yose we. Ntabwo tubwiye ko atari ibintu birenze. Ntabwo birenze ariko nyine ntugatumemena amabanga yose. Tukari amabanga y'urugo. Turimo twiganirira arega nta kintu nawe. Oya tubireke kuganira. Mva mu nsezerere nawe Imana simona ko meze nabi. Ajya ngo imbere ya kamera. Aza kubyarira. Ntabyarira. Yagira ikintu mubwira twiganire ku musozo. Nta kindi sindagukunda. Ukunda kumwita kayi kazina se? Mwita sheri. Ikindi namwita ni. Akasheri yo ngo bishana n'agahararo. Nta kandi kazina. Nyine sinzongera kukamwita. Nta kandi kazina. Patricia ameze nabi n'ukuri kandi uri kubibona ukabyirengagiza. La. Mani hora yanjye none kitakirimwo intege. Arangiye. Sawa kuri yawe TV ko najyaga mbatwikira kuri hora. None wapi? We. Hola. Baba we. Narishaje iri kurya umugati. Ndasiye ikintu. Indangwe ishaje ngo nkomukara. Shakira umugati utari mu isukari. Yayigaga yahijana. Se ubumva uzabyara nk'abana bangahe? Abatatu cyangwa babiri. Abatatu? Kwamba sushidikanya. Asha nta wigenera. Mana ikizaduha tuzakira. Wowe n'umugabo wawe kwa muganga. Babayitishemo uboneza urubyaro. Wasaba umugabo wawe kuboneza urubyaro? Uki ntabimusaba. Akareka ibyo n'ibyawe. Ntabimusaba kandi nawe abitse twabiganiraho cyangwa twese tukaruboneza. Ngo tutabyumvikana. Akabamo kimwe. Nango munagera kumvikana. Kimwe aruboneze nduboneze. Setu. Iki. Amagare. Akari mukajya muryamira abantu. Alexandre mubyumve umugabo uzamushobora. Azamba. Neze abantu aramutse abwiye ati ruboneze. Nawe wambwiye ati ruboneze mwana go kumvikana ngo rero twese ubwo nta kundi turuboneze. Wagiye dushyushye kandi. Urwo rugo ko rwaba ari umuriro. Oya. Mu rugo y'umwe azamutse undi aramanuka niko zubakwa. Nari. Ariko abagore nibo bamenyereye kuboneza umugabo bari ibitangaza. Twari igihe umugabo ngo aboneze gutera akabariro bikanga. Sawa, uri kumuvugira yagutumye? Umuvandimwe rega ni n'inshuti. Sawa. Okay, turasoje rero
twagushimira cyane wakoze cyane kubana natwe yani we ubutaha uzagaruka cyane se mu rugo bayi bafana ba shaka kuba mburi izuba rimwe kandi wenga abantu ngo bajya bapfira no kwiseta ngaho urashaka kubireka kubyara mvuze ubwo wababwiye bayi mwakoze cyane turabashimiye cyane mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tuba tubagezaho umunsi ku munsi twa Patrick ndabashimire reka dusubire mu biganiro byacu bitaha